bagushyiraga hejuru y'icyobo bakubita ugwamo uteye icumu mu rubavu ugwamo undi akubita icumu undi akubita ubuhiri undi akubita umuhoro mbese Mana yo mu ijuru sibye Imana yonyine turi hangane komera umura ntago bizongera ihangane komera Imana yarakunamuye guha no gushibuka aho umura komera Imana rero yabanye nanjye ibyo nasabye koko niko byagenze baranjyanye mperuka bankubita hano uwo muhoro yego aho ngaho bari bagiye aho ngaho byakurikiye ntabwo mbizi uku gutwi ntabwo kumva inkuba igeramo imbere ntabwo gushobora kumva yangane komera ubundi ibintu nubwo nkunda kubivuga nuko Rwanda nabyo tugaha umusanzu abakiri batoya yego kugira ngo ahari turwane n'ingengabitekerezo ya jenoside igihe cyarageze bamfatana tugwa mu gitero njye na papa mama wacu ntazi ahantu ari wowe na papa baradufata bamaze kudufata papa bamujyanye kwe umuntu w'umugabo we bamufataga nyine kabaga kamubonye nibuhiri n'inkoni bagiraga ubuhiri bita hindi zombwa yangane komera bagiraga ubuhiri bita hindi zombwa hindi zombwa bamujyana bamuhondagura nanjye baramfata barantwara komere hangane bamwe ufata amazi umweho wumve ko hari ko byahinduka ihangane komera Yesu Kristo byageze mu gicuku ngira ngo hari ngarura ubwenge muri icyo gicuku muri uwo mwobo yego ngarura ubwenge noneho nyine numva hari ndacyahumeka nkajya nibaza mu mutima ese ndi muzima sinapfuye ese nakwikoraho ahantu hose nkumva haratose ubwo nyine ni amaraso yari amaraso yaba yawe n'ay'abandi yari amaraso ntacyo byubaka ahubwo birasenya babanze barebe aho u Rwanda rugeze babanze barebe bonaho no gushimira leta yacu leta y'ubumwe wacu leta y'ubumwe yaciye amoko mu irangamuntu ikuraho gahunda y'amoko ututsi mu irangamuntu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru bampera umugisha ni ukuri kandi ikomeze ibashyigikire abayobozi beza ni ukuri iyo tutagira uyu musaza sinzi ikigihugu ko cyari kuba gihagaze yaraje ashyira ibintu ku murongo umunyarwanda bumwe yego ubuzima bumwe abo bantu rero ndabinginze ndabasabye baba urubyiruko abo bana batoya babyiruka mu by'ukuri numvise ibyo bintu by'uwo mukobwa n'uwo mwana ndumirwa nibagerageze kwikuramo ibyo bintu nta kintu byubaka muri iki gihugu dukeneye amahoro dukeneye iterambere dukeneye ubuzima bwiza kuba turyama tugasinzira ni umutekano nishimiye kubasuhuza amazina yanjye rero nitwa Murekatete Gloriose yego nkaba naturutse mu karere ka Kamonyi yego nkaba ndi umubyeyi mfite abana 4 abakobwa n'abahungu karere ka Kamonyi niho mutuye yego niho dutuye i Rugobagoba yego mfite
abana 4. Yego. Tubanje gushima Imana ko Imana yaguhaye abana. Nukuri yarakoze. Yego. Reka rero ngusengera Imana kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya w'ubuhamya nyirizina. Yego, murakoze. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, turagushimiye cyane ko uyu munsi ku inshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, turi kumwe na mushiki wacu ugiye kutuganiriza akatubwira inzira y'umusaraba nk'ubuhamya bw'urugendo yagenze mu gihe cyari icuraburindi. Ndagushimiye ko wamurinze, mubo wemeye ko baba bahumeka umwuka bazima uyu munsi, nawe arimo uhimbazwe. None rero Kristo mubashishe, kuko icyo agiye kuvuga ni ubuzima bwe, n'urugendo rw'ubuzima bwe, ni byamubayeho, ariko tumusabiye cyane kugira ngo umukomeze, kuko ntago byoroshye kuvuga umubabaro ugera ku igufa, umubabaro ushenjagura umutima biragora, ariko ndamusabiye kandi nsengeye cyane n'abazakurikirana bakumva ubuhamya bazubakike, bizabatere kubaka u Rwanda ruzima no gutanga ibitekerezo bizima bituma ibyabaye bitazongera. Ndagushimiye ko wumva gusenga, cyubaro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mutangire mutubwira urwo rugendo rwose, hanyuma Imana ibane namwe. Murakoze cyane. Urugendo rw'ubuzima rero rutigeze rutworohera. Mu by'ukuri nubwo nari umwana, ariko hari ibyo nagiye mbona. Uriya wari umwana ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 12. Wari ufite imyaka 12? Yego. Uko bisa kose umwana w'imyaka 12 hari ibyabazi bikeya. Yego, hari ibyo abona nyine akabona ko bitameze neza. Ubundi twabaga i Kigali. Mwabaga i Kigali? Yego. Noneho muri uko kuba i Kigali rero hakagenda habaho ibintu nyine bitandukanye. Mama na papa barabanaga nta kibazo, abaturanyi duturanye nta kibazo, ariko igihe kiza kugera mbona bakajya bavuga ngo inyenzi zateye, ngo inkotanyi, utuntu nk'utwo. Twajya kuvoma ku migezi, twari dutuye ahantu bita mu Rutoki, ukabona abantu igihiriri bati inyenzi barazivumbuye. Turi abana nyine twibaza se ibi ni ibiki? Urutoki igikondo. Yego. Ubwo rero nk'umwana narabibonaga nyine, wenda tukagera mu rugo tukavuga ati twabonye abantu bavuga ngo bari kuvumbura inyenzi. Nuko ubwo rero haje kubaho igihe twumva ngo Rwigema yapfuye. Yego. Twumva ngo Rwigema yapfuye, icyo gihe abantu barara bagenda bikoreye imitumba ngo Rwigema yapfuye, bagiye kumuhamba. Nk'umwana nyine nkabibona simbitindeho cyane, ko nta n'ibintu bidasanzwe wacu bajyaga bambwira byerekeranye ngo ni by'Abahutu n'Abatutsi, ntago nari mbizi cyane. Noneho rero Rwigema amaze gupfa, hari ukuntu ibintu nyine bitagenze neza. Abatutsi nyine ntabwo babonye umutekano, hagiye habaho gutotezwa ukuntu nyine, nubwo byari bitarasakara, ariko hari ukuntu nyine batotezwaga nyine, ukabona ibintu ntibimeze neza. Byabaye ngombwa rero ko iwacu bavuga ko tugiye gutaha mu cyaro. Icyo gihe cyari igihe bitaga ngo ni ikibyitso. Yego. Abantu benshi bagiye bataha mu giturage aho bakomoka. Ndibuka ko twabyutse ari mu gitondo, papa wacu aravuga amasaso amaze iminsi avuga cyane mu mujyi wa Kigali. Avuga ati rero ibi ntabyo, muze dutahe tujye mu giturage. Ubwo twaragiye nyine tujya mu mujyi hariya, hari imodoka zajyanaga abantu buri komine bafata abantu bayo babajyana. Yego. Baratujyanye batugeze i Butare mu mujyi, hari ahandi hantu badushyize ngo dutegereze abayobozi b'amakomine mugiye muturukamo, baba ari bo bazaza kubatwara babageze aho muturuka. Twaraharaye, buracya turahirirwa, tubona nta kitabwaho, tubona nta muntu wo kuza kuhadukura. Papa wacu rero avuga ati rero mugore uze tugende n'amaguru, ntago tuzananirwa kuhagera. Icyo gihe twavuye Butare mu mujyi,
iwacu ni icyahoze ari komine Kigembe, uyu munsi wa none ni akarere ka Gisagara. muri Gisagara. Yego, hafi y'u Burundi ahantu bita mu Mparamirundi, tugabana na Mparamirundi. Mparamirundi ndahabona. Yego. Ubwo rero centre yacu bayita Nyaruteja. Nyaruteja nayo ndahazi. Yego. Ubwo twaragiye n'amaguru nyine turagenda bitoroshye, inzara, inyota, urumva iminsi yari ishize turara ahantu hatari heza, no kwimuka ntabwo no kwimuka abana ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri. Yego. Twaragiye rero n'amaguru tugera kwa nyogokuru wanjye ubyara papa ari nijoro, tuhagera twanonye tutameze neza, inzara, inyota byose. Yego. Nyogokuru aratwakira, papa wacu nyine yamutekereza amagenzi impamvu tuvuye mu mujyi wa Kigali ko bitameze neza. Nuko nyogokuru wacu aratwakira avuga ati ngaho nimutuze turebe iyo bizerekeza. Ubwo twarahabaye, tumaze kuhaba tubaho nyine ubuzima bwo muri icyo giturage, na mama wanjye na papa wanjye nta kibazo, ibindi bibazo ari ibibazo nyine bidakomeye cyane, kuko ho hariya ntabwo byari bwagereho, usibye ibintu byo guhwihwisa no kuba abantu bagenda bahwihwisa, ariko ibyo bintu by'amacakubiri n'iki byabaga bizwi n'abantu bakuru, ukabona nyine abantu bakuru ntago bafite umutekano n'ituze. Ariko nk'umwana wenda rikaba ryaguca mu gutwi, ukumva baravuga ati inyenzi zimeze nabi, inyenzi zigiye gutera, zirarasa. Nuko bidatinze rero nibwo igihe kimwe, sinibuka itariki, igihe kimwe habaye intambara i Burundi, bica Ndadaye, bica perezida w'u Burundi bita Ndadaye. Abarundi bahungiye iwacu hariya benshi cyane, barahunga baraza babaha ubuhungiro rwose nta kibazo. Ndabibona Nyaruteja hegeranye ni Burundi cyane. Yego. Kuko buriya abarundi turahahirana, isoko turarirema nabo bakarema iryacu. Impunzi z'abarundi zabaye aho, yemwe hanatera n'icyorezo cya macinya icyo gihe kibi cyane kimara abantu. Icyorezo rero kiza kurangira, abarundi ihumuri wabo riraboneka, batangira gutaha. Ndibuka rwose impunzi zitarashira neza iwacu mu Rwanda rwacu, nibwo habayeho ikindi kintu, tubona abantu bazanya Ruhengeri na Kibirizi. Tugenda nagiye ku isoko, tubona abantu barahunze, kuri komine barahari, ikigo bita Serayi barahari, ku isoko rya hari Nyaruteja barahari, abantu ni benshi. Umwana nkibaza saba abantu, ariko abantu bakuru nkumva baravuga ko ari abatutsi bahunze bavazanya Ruhengeri, mbese ibintu byakomeye hirya iyo ngiyo. Bahunze begera baza gushaka ahantu babona umutekano. Nuko ibyo bibaye aho ngaho, bidatinze nibwo muri kwa kubaho ngaho nk'impunzi zahunze zituruka iwabo zimerewe nabi kubera amacakubiri y'ubuhutu n'ubututsi, n'abantu biswe ko ari abantu bagiye bakomeye, bagiye batoragurwamo ukuntu. Ajya kumva ngo nk'akana kayapfuye mwari muturanye, kumva abantu bakuru baravuze ati mwari muzi ko bose ko bamujyanye, bikakuyobera. Ibyo bibayeho hashize igihe kitari kinini, nibwo umunsi umwe twabyutse tubona imyotsi ku misozi. Kajya kubona ukabona nk'aho hakurya hariya umwotsi uracumbye, ukabona ahandi umwotsi uracumbye, kibazo se biriya ni ibiki? Ariko wareba abantu bakuru ukabona bafite ikibazo, barahangayitse, baribaza ati turashize noneho turapfuye, noneho turagira duti. Babaga bazi biri kuba. Babaga bazi biri kuba. Nuko imyotsi iracumba, inzu ziratwikwa, abantu baricwa, inka ziraribwa. Mana yanjye, ibintu biradukomerera. Ubwo rero ibyo bitangiye, ba bantu bo kuri komine na Seraye, babatutsi bose bari baturutse za Nyaruhengeri na Kibirizi, birawemo baricwa. Buriya hariya hantu hari abantu b'abarundi, abasore b'imigirigiri rwose b'abarundi bakoze akantu hariya, bakoze jenoside cyane, bakoze jenoside, batema abantu cyane, yuko hari bateranagamo n'amagerenade. Bateragamo amagerenade. Yego, abandi bakajyamo bagatema, kandi baraje ari impunzi. Mana yanjye, ntabwo nabona ukuntu mbikubwira. Ubwo rero jye na mama wanjye twaratatanye, na papa wanjye turatatana. Ubwo
kiriya gihe ntiwabaga wari buhungire no mu rugo rw'umuvandimwe kuko nawe yabaga ahunga. Ukugiriye impuhwe wenda akavuga ati yaguhishaga isaha imwe akavuga ati mvira aha nanjye batanyica. Cyane ko n'itungo ry'umututsi wabaga utunze bari kwamburaga bakarirya. Avuga ati nta kintu cy'umututsi cyemewe gusigara, byose bive mu nzira. Yego. Ubwo tukirirwa tubundabunda, nta nubwo twigeze tugira umutima wo kuvuga ngo twambuke tujye i Burundi, kandi mu by'ukuri twari tuhaturiye. Kandi mwari muturiye i Burundi. Cyane rwose. Nuko twabaye aho rero twihishahisha. Hari umukecuru ndibuka wajyaga atubwira ati muze tugire mbahishe, ariko ninjoro muravamo mujye kure ahantu murara. Yaba yanatetse akajumba akaduha nyine tukarya. Yego. Inkuru y'umwana isubira inyuma, wenda utaza kumva mvuga ngo mama wanjye ni iki. Ntago ngiye mama wanjye yagize abyara abana benshi, yambyaye njyenyine. Wowe wari umwe? Nari umwe. Nuko ubwo rero tubaho mu bwo buzima bwo kwihishahisha gutyo. Umwanya ukaburi mu rutoki, undi ukaburi mu mubyuko, wumva induru zivuga, imbwa zihiga abantu. Nk'abantu mwe byari ibintu bitoroshye. Byari bigoye. Byari bikomeye cyane. Wajya ku muturanyi ugasanga inzu yahiye, bamwiciyemo. Nibuka neza ko hari umusaza twari duturanye, naragiye ngezeyo nsanga inzu iri guhanuka ishya, ibiti bigwa bimugwira, yahiriye mu nzu, basize bamuteye amacumu n'imihoro, bamusiga mwaho ngaho. Bamuteye amacumu n'imihoro? Yego. Inzu barayimutwikira? Bayimutwikiyemo nyine, iri kugurumana igenda ishya, ibiti bimugwira nyine. Cyane ko hari n'inzu za nyakatsi. Zari inzu za nyakatsi, ariko umusaza yari umukungu, yabaga mu nzu y'amategura. Nta nzu batatwikaga? Oya, ntayo ko yaba imeze kose. Barayitwikaga. Nuko rero ubwo ibyo bintu ngenda mbibona gutyo, ndazamuka icyo gihe mbwira mama wanjye nti ibyo mbonye ntibinkurikire, nti Karori bamwishe. Mama ati nti rwose pe. Ati umusaza yitwaga Karori? Yego. Ubwo haciyeho kanya ati Maritini nawe nuko, ati Bosiko nawe, mbese abaturanyi bose batuzengurutse, abantu b'abagabo nyine, cyane cyane ko ari nabo basombaga ahantu hari umwana w'umuhungu. Buriya bashirwaga bamenye ko uwo mwana w'umuhungu yapfuye, kugira ngo hatazagira n'usigara hari akabari inkuru. Abana b'abahungu barabahigaga cyane. Ubwo ngubwo tukajya turaraguza gutyo. Muri uko kuraraguza rero igihe cyarageze, bamfatana, tugwa mu gitero njye na papa. Mama wacu ntazi ahantu ari. Wowe na papa barabafata? Baradufata. Bamaze kudufata, papa bamujyanye kwe. Ubwo umuntu w'umugabo bamufataga nyine, kabaga kamubonye n'ibuhiri n'inkoni. Bagiraga ubuhiri bita hindizombwa. Yangane komera. Bagiraga ubuhiri bita hindizombwa. Hindizombwa? Bamujyana bamuhondagura, nanjye baramfata barantwara. Komere hangane. Bamwe ufata amazi umweho wumve ko hari ko byahinduka. Ihangane komera. Baramutwara. Bamaze kumutwara rero, bamuhondagura. Nanjye banjyana mu rundi ruhande, bari bashyizemo abagore n'abana. Bamaze kunjyana mu ruhande bashyizemo abagore n'abana, bagendaga basomba nyine bazana kugira ngo baze kugenda kubacocera rimwe. Komera wihangane. Komera umutima. Babwirana ati se kwa kana kabo mwabazanye? Ese kwa kana kabo bashize mwabishe mwabamaze? Nta usigaye, nta usigaye. Nuko bari barashyizeho imbwa zihiga mu mibyuko,
icyo gihe hari uburumbuke bw'imyaka, amasaka ari makuru, amasaka yabaga ari makuru, imyumbati, ibishyimbo, mbese hari ibintu pe byari byeze rwose, byari bihari byinshi kandi byiza ibishyimbo yari bitoshye. imiteja ndabyibuka. ubwo noneho rero papa baramujyanye, bamwiciye ukwe, ntago nari ndi kumwe nawe, ntabwo wongeye kumubona. bamugejeje, bamunogeje bitewe n'uburyo babaga bamutwaye. Bati turagize amahirwe turamubonye, yari yaducitse. Bumvaga ko igitsina gabo nyine kitagomba no gusigara ubundi urebye. Yari yaducitse. Yego. Ubwo ngubwo tukiri aho ngaho, sinarenze ibintu byo gusenga, nyine najyaga mbyuka nkajya mu misa ya kabiri ku cyumweru, ariko mu by'ukuri hari ikintu cyanje mu mutima, mbwira Imana mu mutima wanjye, ndabyibuka, ndavuga ngo Mana, ndabona hano hantu nta buryo bwo kuhava mfite, nta mbaraga mfite zo kurwana, mu mutima wanjye niko nivugishaga, ndabona nta buryo bwo kuva hano, umbabarire nkomereka ariko simpe. Nkomereka ariko simpe. Kuko mbona nta bundi buhungiro, ibyo byose muri njyewe nabonaga nta buryo nabacikamo ntakomeretse, kubera ibyo ndi kubona. Ese byagenda gute? Umbabarire nkomereka ariko simpe, niko navuze. Bankomeretse ariko simpe. Imana niko byagenze. Niko byagenze, baraje bakajya bajyana umwe, uwo bakubise umuhini, ubwo buhiri bwabo butema imisumari, bagushyiraga hejuru y'icyobo, bakubita ugwamo, uwuteye icumu mu rubavu ugwamo, undi akubita icumu, undi akubita ubuhiri, undi akubita umuhoro, mbese Mana yo mu ijuru, usibye Imana yonyine tureba. Ihangane komera, humura, ntabwo bizongera, ihangane komera. Imana yarakunamuye, iguha no gushibuka, humura komera. Imana rero yabanye nanjye, ibyo nasabye koko niko byagenze. Baranjyanye, mperuka bankubita hano, uwo muhoro. Yego. Aho ngaho bari bagiye. Byakurikiye ntabwo mbizi, uku gutwi ntabwo kumva inkuba igeramo imbere, ntabwo gushobora kumva. Ihangane komera. ubundi ibintu ntabwo nigera nkunda kubivuga. Ni ukurwana nabyo, tugaha umusanzu abakiri batoya. Yego. Kugira ngo ahari turwane n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo nyine niho nari ngeze, ibyakurikiye ntabwo mbizi. Ntiwamenye ibyo ari byo? Ntabwo namenye ibyo ari byo. Kandi nabonye ufite inkovu zindi ku maboko. Yego. Aho ku kuboko nayo si iyindi? Yewe. Anga. Yesu Kristo. Byageze mu gicuku, ngira ngo hari ngarura ubwenge. Muri icyo gicuku? Muri uwo mwobo? Yego. Ngarura ubwenge, noneho nyine numva hari ndacyahumeka. Nkajya nibaza mu mutima, ese ndi muzima, sinapfuye? Ese nakwikoraho ahantu hose nkumva haratose? Ubwo nyine ni amaraso. Yari amaraso yaba yawe n'ay'abandi? Yari amaraso, ko wari umuvu mwinshi cyane. Ubwo noneho nakabakaba nkumva sinzi ibintu ndi kumva, najya kweguka nkumva ntabwo bikunda, ndicara ndibaza, havuga ibikeri, nta jwi ry'umuntu wakumva, abahirita, ndibaza se Mana yanjye ndi hehe, meze gute, ni iki? Batari bashiramo umwuka, bari guhorogoma. Yego. Noneho ubwo ngubwo ngerageza ibishoboka byo kugira ngo mbashe kuba nava muri icyo cyobo. Cyari icyobo kinini ukuntu, kimeze nk'umungoti,
ariko kirekire nibyo babaga bacukuye. yego. Icyo navuga nk'amahirwe nta muntu wanguye hejuru. Yego, nta muntu wanguye hejuru. Nagerageje ibyo nshoboye, najya kwegwa nkikubita hasi kubera n'amaboko bari bayatemye. yego. Najya kweguka nkikubita hasi. Imibiri y'abantu ikinashyushye ibinepa, aho ukoze wumva hanepa ukuntu. Ndangije ni nk'Imana nyine yabikoze, kuko sinavuga ngo ni jyewe. Ntago wava amaraso angana gutya ngo umbwire ngo ufite imbaraga. Ni Imana yahabaye. Nkajya ngenda mpfukamye buhoro 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 buhoro, mbona cya cyobo nkivuyemo nahagarara nkagwa, natera intambwe nkagwa, cyane ko nangiye kumanuka ahantu mu mikoki mu ntoki. Muri uko kumanuka muri izo ntoki nigira inama noneho kujya ndyama nkibarangura, nkagenda nk'umutumba. Hari ukuntu kera abana bashyiraga umutumba ku musozi ukagenda nyine utemba nyine, nanjye mba ariko mbigenza. Nagera ahantu hasa nk'akamanuko nkahita ndyama, nkagenda nibarangura, nkagera hepfo ahantu nkeneye kujya. Naragenze sinamenya ngo se nagenze ahantu hangana iki, kuko kubera gutinya nyine kuza kugwa muri ibyo bitero, ugenda uhurumburana wihishahisha. Sinari ncyumva neza, ugutwi kumwe kwari kwapfuye. N'ubu ntago kumva. Yangane komera. Naraye ngenda iryo joro ryose. Ndagenda naraye ngenda ijoro ryose. Muri kwa kugenda naje guhinguka ahantu ku mukecuru, numva mfite inyota nyinshi n'icyaka. Arambwira ati ese yewe mwana uravaho ukajya he? Ni ntabwo dore ukuntu nabaye, ntibantemaguye. Umukecuru anshyira mu nzu ati ngwino. Akujyana mu nzu. Ni cyambere ikintu nkorera cyambere mpa amazi yo kunywa. Birumvikana. Yampaye amazi ndagotomera, nari mfite icyaka giteye ubwoba. Niko bigenda kubera amaraso yagushizemo. Nywa amazi ndagotomera, amaze kugotomera ambwira ati rero ntabwo byoroshye, ehengeke hano mu kanya saa 11 ndakubyutsa ugende. Ndamubwira nti nta kibazo urakoze. Nari kwihengeka gutetse kwa nyine kwari ukugerageza, kuko umubiri wose wari wamaze kubyimba. Uburibwe uraribwa hari umubiri ukagera igihe ukaba n'igiti. Ahantu hose nkoze nkumva ni nk'inyama nyine, nkumva hose habaye inyama. Ibisebe byose byabyimbye nyine, urahabona ari inkovu ariko byari ibisebe biteye ubwoba. Oya biragaragara. Umukecuru Imana imumpera umugisha. Imana imuha umugisha. Nararyamye, ubunyoni buvuze ati ngwino. Ndasohoka, arambwira ati ca hano. Ndasohoka ndagenda, nari nambaye akantu k'agatenge napfundikiye ku rutugu natoraguye, nako sinzi n'ahantu nagakuye kuko ishati yo bari bayinkuyemo. Birangiye ndagenda ntekereza gusubira iwacu mu rugo. Ubwo aho hose wagenda guhura n'imbwa ziteye ubwoba zireba nabi, ziguhunahuna no kuba zitarandiye nyine. Ni wa marayika murinzi w'Imana wabaga ari ku muntu agira ngo wenda azagere inkurabara. Naragiye byari byo gutekereza gusubira iwacu, sanga nyine ni mu matongo. Wasubiyeyo? Nasubiyeyo, nsanga nta matongo, nsanga nta no kuba ari inkuru, nsanga mbese nta kintu na kimwe nyine, gusa umutima warunjemo gutyo ati hace. Ubwo ngubwo narakomeje ndagenda nkebakeba, nca mu ntoki, nca mu mikoki. Wagendaga wihishahisha, ntabwo wari wemerewe kujya habona.
amahirwe rero muri rwa rugendo rwose naragiye nshakisha inzira yanjye ahantu ku cyambu cyo ku Kanyaru kugira ngo mbone ko nahinguka nyine mu Mparamirundi. Noneho natembye ngana nshaka inzira injyana i Burundi kugira ngo ndebe ko wenda nakira. Ubwo rero narakomeje ndagenda bunkeraho ngeze nageraho ngera naniwe nyine nkicara naruhukaho gato nkahaguruka. Inzara yo ntabwo umuntu aba akivuga, uba warumiwe nyine warabaye nk'ikinya nyine, ubundi utaka batarabona mu by'ukuri. Nakomeje urwo rugendo rero, igihe cyaje kugera mbona ngeze ku cyambu ku Kanyaru. Ku Kanyaru hari abantu benshi birumvikana abari guhunga nyine bakiri aho hafi za Mparamirundi. Ni imisozi biteganye usibye urwo ruzi ruba rucamo hagati. Abantu bambonye bavuza induru kuko niyo washyikiraga ku Barundi b'Abahutu baraguhorahozaga nk'Imana nyine yahabaye. Bambonye bavuza induru, Abarundi bavanze n'Abanyarwanda barebye ukuntu nabyimbaganye ahantu hose. Imana yo kabyarira haba baramfasha baranyambutsa. Bamaze kunyambutsa nkigera ku cyambu nambutsa Akanyaru ngeze mu butaka bw'u Burundi, bankubitanye n'abantu banzi bavuza induru cyane, baraboroga bararira bati Mana yanjye we, ati wa mwana, ati uyu mwana se Mana yanjye we, ati ye Beata we, mwanjye yitwaga Beata, ati wa mwana wawe nguyu aracyariho. Mama wanjye yarambonye amera nk'ari nkuguye igihumure, avuza induru ati Mana yanjye we, ati uyu mwana se ntago yapfuye. Abaraje aramfasha ati mwana wanjye uracyahumeka. We yari yagezeyo? We yari yagezeyo. Mama wawe? Yego. Ari muzima? Ari muzima. Nuko aricara ati ngaho reka nunamujye mu mugongo nguheke. Nkajya mubwira ntago wanshobora. Ati wajye mu mugongo nguheke ntago wanshobora mama. Nuko baraza abantu baramufasha. Uhereye izo saa nyibona mama nahise njya muri koma, ntago nongeye kugaragura ubwenge. Nongeye gukanguka nisanga ndyamye ahantu bari gufashiriza impunzi zifite ibikomere nyine zagiye zihura n'ibyo bibazo. Yego. Ngo nakangutse nsanga ndaho kwa muganga nyine mu mpunzi, nsanga nyine banyugeje ibisebe, bankoreye nyine butabazi bw'ibanze. Mama wanjye akajya ndeba nyine ukabona amarira aramanuka nk'amazi. Ari kwibaza niba uzabaho, nimba nzabaho. Ngo birangiye rero ibisebe bagerageje kumfasha mu by'ukuri, bagerageza kugenda babidoda. Ahantu rero bahadoze inshuro 3. Birumvikana. Umuganga muto yahakora, umukuru yaza ati hadoze nabi, ukongera bakahasubiramo. Ubwo igihe cyarageze badukura aho hantu batujyana noneho mu bitaro bikuru by'ahantu bita Ingozi. Kubera babonaga byabananiye. Yego. Abantu b'inkomere nyine benshi barahabakuye babajyana mu bitaro bikuru by'Ingozi. Ingozi batugejejeyo baradufasha, muri aho nta kigemurira, nta muntu bazi usibye nk'umuntu ukoreshejwe n'Imana akabagemurira, akavuga ati reka bano bantu mbahe icyo kurya. Twageze muri ibyo bitaro rero dukundwa n'abanyeshuri b'Abarundi bakajya baduha ibyo kurya. Abarwayi barwajemo abantu bakugirira impuhwe nyine, atari babandi bahanzwemo na Satani, bakagufungurira icyo kurya. Kuko hari ni buriya Abarundi nabo bagira ikintu cy'amacakubiri cyane ubyumve. Gikomeye kirenze no gukomera. Ugasanga barongorerana ati mbe abangaba ntabahehe. Ndabona Abanyarwanda. N'Abanyarwanda? Yego. Ubwo nabaye aho mu bitaro igihe kitari gito pe. Ibisebe birambabaza birampahamura. Nabona muganga nkumva ntayo umutwe, nkumva mbuza aho nkwirwa, nkumva nakwirukanka. Kwaze ko agiye kongera kubikoraho. Kumwe bafata sizo bakuraho igipfuko. Byari byarantesheje umutwe muri ngewe, numvaga narasaze. Rero naje kwigira inama, mbwira mama wanjye ntuzi n'ikindi, nshakira icupa dushyiremo amazi. Muganga ajya abasha kongeraho, twabanje gushyiramo amazi byahehereye. Mama ati
ese ati nta kibazo se, nta kibazo wowe njye ndababara cyane. Arabinkorera. Maze kubinkorera nari ndahantu, iyo sare yari sare ihurutuye gutya, nari ndahantu ku mpera. Muganga yaturukaga mu muryango namaze kumubona. Wamubonye? Yego, icupa ryanjye nkita ndifata nkashyiramo, na hano hari indi nkovu nkashyiramo, nkamuganishiriraho hano ho ntareba, hano naho nkamugasukamo utuzi, ubundi nkiryamira nkigira uwejo, nkarindira ko muganga ngeraho. Noneho yangeraho yakozaho sizo yakuraho bikoroha. Kwa kunda akantu kagahu gafata muri kiriya gifuko biteye ubwoba. Ndabizi. Mbaho mw'ubwo buzima butatworoheye. Rero cyaje kugera maze kumera nk'uworohewemo nyine, cyane ko hahoraga haza abantu batandukanye nyine b'abarwayi kwa muganga, urabizi. Iyo mumaze koroherwa babakura ku bitanda bakabishyiraho abarembye. Yego. Twamaze iminsi itari mike kwa muganga kuko nta hantu ho kujya twari dufite. Igihe rero cyaje kugera, mama wanjye aza gukundana n'umugabo nyine, ko nabyita nk'amatakirango cyangwa kubura ukugira. Babyita gushaka imibereho. No gushaka imibereho. Ubwo noneho rero akundana n'umugabo, ariko ari bya bindi nyine byo kugira ngo yifashe tubona ahantu ho kujya. Mama wanjye rero nubwo nari umwana, yego, ntago yamfataga nk'umwana, yaranganirizaga. Nibyo ngibyo yabanje kubinganiriza. Kandi yari yarabimenye ko nyine papa wawe yapfuye. Arambwira ati mwana wanjye nta hantu ho kujya dufite, ntacyo gukora. Uriya mugabo yansabye ko tubana. Nagira ngo tubane. Yari umurundi? Yari umurundi. Ati nagira ngo tubane, tubona ahantu ho kujya, ntabwo tuzaguma kwa muganga. Ariko ibisebe byari biri koroha? Byari biri koroha, ariko icyo gihe n'ubundi hano iyo naryaga ikintu havagamo amazi menshi cyane. Birumvikana. Ahangaha haturukagamo amazi agatonyanga menshi. Hagiye kuzafatana nta nkuru. Iyo natangiraga kurya ibintu bishyushye haratonyangaga ukagira ngo ni nk'aya mazi ava ku mureko. Mama akavuga ati ariko se nava mu bwonko, ibi ni ibiki? Nyine nkamubwira ntihangane, buriya ntabwo twebwe twamenya ahantu aturuka, igihe kizagera azashira. Ubwo rero yaragiye nyine bakuru uwo mugabo, turabana nanjye turajyana, ariko nawe mpahurira n'ibindi bibazo bikomeye. K'uwo mugabo? Ihangane, komera. Mpahurira n'ibibazo bikomeye. Umugabo aranyanga koko. Akajya avuga ati ariko ubundi uyu yacitse ate? Yacitse abishe gute? Kuki batamwishe koko? Inyenzi inkotanyi hanjye niko zitwa. Yasigaye gute kweri? Mama nyine akumirwa. Kambwira ati mwana wanjye ihangane, ibi bizashira. Hari igihe bizarangira. Nihangane. Ako yaba yasomye nyine nk'akayoga, urabyumva ntitwaryama. Uwo mugabo? Arantoteza, amerera nabi bitoroshye pe. Noneho kera najyaga numva ko hari shangazi wabaga i Bujumbura. Nkajya nifuza kuzajyayo, ariko nkibaza ukuntu najyayo nkumva nabyo ntibinyoroheye. Kumwabaga Ingozi? Yego. Mu buhungiro, impamvu tutagiye mu buhungiro, twabaye mu bitaro igihe kirekire. Mu buhungiro ntabwo twari kubona ahantu ho kujya, bari barangije gutanga ibibanza. Yego. Mu nkambi ntabwo mwari kubona uko mujyayo? Ntabwo twari kubona uko tujya, ntitwari kubona nyine aho kuba. Bari bararangije gutanga ibibanza by'abahageze mbere. Yego. Ubwo noneho rero nkajya nifuza kugera i Bujumbura, nkashakisha amasenge najyaga numva wajyaga uza kera iwacu nkamubona. Nkavuga nti ningera i Bujumbura byibuze nzaba mbonye ubuzima. Haje kuza umuntu rero avuga ati hari umuntu ushaka umukozi wo mu rugo, umurerera umwana. Ati uyu mwana wa mama nkamumushyira. Mama aravuga ati nta kibazo.
mama arabinganiza, amaze kubinganiza ndavuga nti rero nanjye naba ngize amahirwe nkagenda nkava hano kuko n'uyu mugabo wawe ntabwo nyoroheye. nuko izo zose ni ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. zose ni ingaruka kuko iyo itabaho ntabwo mba naragiye kugwa rwa ntambaho hose, ntabwo mba narahuye n'ibyo bibazo byose. mboneraho no kubwira abantu ngo ntibizongere. Abanyarwanda nibareke tuba umwe, turi bamwe, turemye mu ishusho y'Imana. ntabwo Imana yigize irema umuhutu n'umututsi, yaremye umuntu. yarebye umuntu mu ishusho yayo. mu ishusho yayo. naragiye rero umumama aranjyana, ngize amahirwe ajya i Bujumbura. akujyana i Bujumbura? anjyana i Bujumbura. ndagenda nkora akazi, ndera umwana, turabana. ariko naho mpahura n'ikindi kigeragezo kitoroshye. buriya abana b'abakobwa twaragowe. sinzi umuhanzi wabiririmbye. abana b'abahungu nahasanze b'abakozi nabo ntibanyoroheye. bakambangamira, bagashaka kunkoresha ibyo bishakiye. nuko nkababara, nkagira umubabaro. nkibaza se Mana koko nk'ibi bizarangira ryari? ese ko navuye kwa mama mvuga ko ndi guhunga, aha ho ngeze ni gute? ibi ni ibiki? nkarira amarira yari yarankamye mu mutwe. nuko ariko muri uko kuhaba ariko nshakisha shangazi wanjye. nabaga ahantu bita mu Buyenzi mu Ruvumera. Buyenzi ndahabona. yego. hafi mu Nyakabiga. yego. Buyenzi gabana na Nyakabiga. ubwo rero nyine igihe cyaje kugera, urenze ku Ishabe. ndatekereza ndavuga ngo reka nshakishe shangazi. maze kumushakisha shangazi wanjye ndamubona. waramushatse uramubona? nimero 12 kujya 12 nimero 56 niho yabaga. i Bujumbura rero iyo uzi nimero ubasha kubona umuntu vuba. ndabizi, uzi iveni ukamenya na nimero y'inzu. yego. najyaga rero kera numva abivuga. noneho nkumva n'amazina y'abana be. yari umuntu w'umusilamu w'umuhajati. nkavuga nti rero ngiye nzaperereza mpaka muri akantu umwana yumvise ntabwo ajya apfa kugakura mu mutwe. igihe cyarageje shangazi ndamubona. maze kumubona ambonye akubitwa n'inkuba, aravuga ati warasigaye? narasigaye. uracyariho? ndiho. siko byagenze bite? ntiherutse bamujyana. ati Mana we mwereka inkuvu, mwereka. ararira. yamaze nk'icyumweru aryamye arwaye. mubwira amahano yabaye, mubwira ibyabaye mu gihugu. aravuga ati Mana yo mu ijuru, Imana ishimwe tukurindiye ukaba ugihumeka, byibuze utubariye nuko byagenze. ati se uba hehe? ndamutekereza, mubwira ukuntu ageze muri Bujumbura, mubwira impamvu yatumye nza. arambwira ati komera. nuko shangazi ati ese urahita uza hano? ndamubwira ntabwo nza hano, ndarindira mpembwe nzahave mfite udufaranga. ati nta kibazo, icy'ingenzi ni uko ubonye homba nanjye nkaba nkubonye. naragiye rero nsubira ha hantu, cyane ko nari nasize umwana ntanasabye uruhushya. maze gusubirayo ndagenda nicara, ariko mvuga nti nagize amahirwe, nabonye shangazi wanjye, ibyo mu nkora byose ukwezi nigushira nzahita ngenda. igihe cyaje kugera rero, maze guhembwa njya kwa shangazi. maze kugera kwa shangazi ndahabaye. muri twa dufaranga duke nabonye ntangira kujya nirwanaho, njya kurangura utuntu tw'utubuto. hari ukuntu i Bujumbura utereka akameza hariya, ugashyiraho utwo turonji, ugashyiraho utwo tumandirena. yego. ugashakisha nyine. aho muri ubwo buzima bukomeye butoroshye, udafite ababyeyi, udafite umuvandimwe, ariko Imana ibundindiramo. Imana ibukurindiramo. yego. imaze kubundindiramo nabaye kwa shangazi. igihe kiza kugera nza kuhava njya kwa mubyara wanjye ahantu bita mu Kinama. mu Kinama naho ndahabona.
Kinama mpageze ndahaba kwa mubyara wanjye, bari abantu bari aho bicururiza za kanyanga, hahurira abantu b'ingeri zose zitandukanye, nkamenyanira n'abantu, abasore b'urungano rwanjye, abatari urungano, nza kuhakundanira n'umugabo. Ariko uwo mugabo babyara banjye bakanyumvisha ukuntu ari we mwiza kuko ari umuntu mukuru. ubwo harashize igihe kingana iki jenoside ibaye? Jenoside ibaye nayo ku myaka 12, nayo ngeze muri 15. Harashize imyaka 3. Byabaye nk'icyenda karindwi. Kiri mu umwana wanjye mukuru namubyaye 98. Ufite imyaka 17. Mbese ubwo yari igezemo 16. Nibwo wabyaye umwana wa mbere? Nabyaye umwana wa mbere. Ubwo turakundanye, babyara banjye bakambwira ati uyu nguyu niwe mwiza ko niwe mukuru, uyu nguyu niwe wagufasha. Nanjye nabitekereza, nareba ubuzima mbayemo nkumva nibyo koko. Ndavuga nti wa mugani wakwishakira umugabo ko ari bwo wenda naba ngize ubuzima nkagira nanjye aho kuba, ariko kuba mu ngo z'abandi. Narabyumvise koko, cyane ko yazaga akirirwa basengerera bakanywa bakabasha kunyumvisha nyine ko icyiza ari ugushaka. Nta mujyanama muzima nari mfite wambwira ati have wa mwana uracyari muto. N'ubuzima nari ndimo nabwo bwanyemereraga kuba navuga ngo reka ngende ntangirane ubuzima n'uriya muntu kuko birashoboka ko nkunda koko. Umutima w'umuntu ni munini, ntabwo wamenya ugukunda cyangwa utagukunda, ntiwamenya ukubwiza ukuri n'utakubwiza ukuri. Najyaga numva amakuru ko inkotanyi zageze mu Rwanda ari amahoro, ariko simbyemere. Kubera ko wasize imihoro ari ivuga. Bavuga nti ntabwo bishoboka, ntabwo nzasubira mu Rwanda jyewe. Kera nta telefone zabagaho, iyo washaka kohereza ubutumwa ahantu ni ibaruwa. Yego. Nta n'umuntu nari mfite wambwira ati byibuze bimeze gutya. Nta n'uwo ufite wandikira ahubwo. Reka da. Abantu mwe nashakanye n'uwo mugabo ntabwo byatinze, twarashakanye. Tumaze gushakana, dushakana ambwira ko ari umugabo nyine, nubwo ari mukuru afite abana ariko nta wundi mugore afite. Yaranafite n'abana. Yari umusaza mukuru, ngendangana n'imfura ye. Ubu tuvugana ngengana n'imfura y'uwo mugabo. Mbega ubuzima. Bambwiraga ko umugabo mukuru ari ubasha gufata umugore neza, nanjye nkumva nibyo koko. Ubwo twarabanye rero, ambwira ko umugore batandukanye, ambwira ko afite abana, umusaba kunjyana, yarambwira ati hoya ntabwo nakujyanayo, ibyo byo kukujyana nzakujyanayo ari uko twamaze kubana. Ese tujye kwa shangaza, ati we ntitwajyayo, naho nzajyayo tumaze kubana. Nk'umwana nyine n'amaraso ashyushye n'iki. Bagwendaga n'ubwenge n'iki. Numva nibyo byambwira. Umugabo turabana, tumaze kubana. Ibyo nibwira ko ari ubuzima, ahubwo byabaye ibibazo. Byabaye ibibazo bikomeye. Bidatinze nahise mpura n'ikigeragezo cy'umugore yasize mu nzu atwita kuri wenda nkuru. Yasize aho ngaho muri kubana rasa? Aho ankurikira yasize urugo. Yari afite urugo n'umugore utwite ufite abana. Araruta. Arakubeshya ngo nta mugore afite. Nta mugore afite. Nababyara baye bati sanguriye. Kuko yirirwaga abamenamo amafaranga. Izo zose ni ingaruka za jenoside. So kutagira undi umwana yari mu muryango, bamasenge baramuhana, banyi nabo bakamuhana.
ababyeyi bakamuhana bakamugira inama. Kurera ni ikosi mwa bantu mwe, kurera abana ni ikintu gikomeye. Umwana basaba guhora hafi ukumakuma, nubwo uti mwana wanjye bimeze gutya, mwana wanjye bimeze gutya, mwabavandimwe mwe. Namba ari ikintu nabonye muri no si kivunanye, nubwo duhura n'ubuzima bw'aho twavunitse, no kurera abana. Rero umwana iyo adafite kirengera kivugira, aba ikibonetse cyose, yaba ikibonetse cyose, ushatse wese amukorera icyo ashaka, amujyana amwizeza ibitangaza kandi bidahari. Ni nk'ibyo byangira, ni nk'uko byambayeho. Nahise nkubitana na mukeba, atangira kuza, ariko icyantangaje ni uburyo yajemo. Umugabo akamwihakana, akavuga ko atamuzi, nta hantu amuzi, nta hantu yamubonye. Turiya nta hantu muzi, ariko kwari ukwigiza nkana yari amuzi. Bari babyaranye birenze rimwe. Yego, bari bafitanye abana bakuru, abangavu, ingimbi, abahungu, anatwita kuri we. Ndibuka ko iyo nda yibyayemo abana 2 b'impanga b'abahungu. Urugendo rwanjye rw'ubuzima rero ntabwo rwanyoroheye na gato. Nkimara kumenya ko ari mukeba, nawe si umwe gusa, haje kuboneka n'abandi. Njye niswe ibandikazi. Wowe wahise uhinduka ibandi? Ndaya y'umunyarwandakazi yatwaye umugabo w'abandi. Babagore noneho bakajya bampuriraho nyine, bakuviraho indimi. Yego, mu gihugu kitari ikiwacu, nta ruvugiro mfite. Umugabo rero nawe wabonye ko ibyo byamenyekanye, imyitwarire yarahindutse, atangira kurara iyo, atangira gutaha bishatse, atangira kunyereka isindwe kandi yaranshatse anyereka ko ari umuntu udasinda. Bimbana ibibazo byinshi cyane, amarira adakama aba kuri jye. Nabayeho gutyo, nta nubwo byatinze nahise nsama. Nkura n'icyo kibazo cyo kuba nsamye. Umugabo arara iyo ashaka, uwaraye iyo ashaka no kuguhahira amata kiguhahira. Ubwo rasi wibona iyo yatashye cyangwa atataha ukimenya nyine ukirwariza. Nari kwimenya gute ko nta kintu nakoraga? Byari bigoye, ntabwo byari byoroshye. Iyo nagirirwaga ubu nabonaga icyo kurya, ntakibona nkaburara cyangwa nkabwirirwa. Shangazi sinari kumugera imbere cyane ko nyine yambwiraga ko atanshingiye, atankosheje. Kandi sinanamurenganya, mu by'ukuri nawe afite ibibazo by'abana n'abuzukuru be. Umwanya umwe hari igihe umuntu avuga ikintu uri mu bibazo ukavuga uti yampemukiye, ariko ubundi mwanya ugasanga nta kundi, ni za ngaruka zose nyine, ni za ngaruka zose. Buriya ikintu kibaho kigateza ingaruka inini cyane ndende, ari inyungu, nta nyungu irimo. Sibyo cyane rwose, nta nyungu irimo. Umwana amwigisha uburyo agomba kubana n'abantu, umwana amwigisha uburyo agomba kwitwara muri sosiyete, umwigisha umuco, ureka kumwigisha amacakubiri. Komeza rero tubwire nuko wahavuye kugira ngo wibone mu Rwanda. Uko nahavuye, urumva nabayeho ntinye kuza mu Rwanda. Umugabo twarabanye antana inda, ndatwita, ndayisufurana. Arayigutana? Yego. Aragenda. Mbaho niyo nda, mbaho narihebye mvuga nti ni ugupfa n'urupfu nararushyikiriye, ntaho kubwira ngo meze ntya, ubwo nzarindiramo. N'imyaka yawe 10 n'ingahe? 16 nyine, 15 hafi aho. Kuko ndibuka ko nabyaye nyine nujuje 16. Ubwo igihe cyo kubyara cyarageze, ndagenda nihamba kwa shangazi. Njyayo nk'umushyitsi ngenda bugenzi. Ndamubwira njyewe nje kubasura, ariko inda nyiriho. Arambwira ati se uje kudusura, wari warabuze, wari waraheze hehe? Ikihe ni iki nyine nicyo natekereje kuza kubasura. Ariko muri iryo joro inda yambujije amahoro, nk'inda yari imvutse. Biba ngombwa ko njyana kwa muganga ku gaprive bari baturanye. Anyuje ku gaprive, narahageze marara ijoro rimwe,
marara irya kabiri ndirya, marara irya gatatu ndirya, nabyaye mu ijoro rya gatatu mbyaramo umwana w'umukobwa. maze kubyaramo umwana w'umukobwa nahise mfungiranwa mu cyumba kwa shangazi, oya kwa muganga, kuko nta bushobozi nahise bwo kwishyura ibitaro, avuga ati adatoroka ibitaro. bahise bagukingirana. nta cyo kurya nta cyo kunywa, umugabo yaragutaye, yarantaye, mbese nta kirenge. mama wawe ntazi ibiri kukubaho? ntabyo azi. Ako kanya nanjye sinemezaga ko mama ariho kuko nta makuru, ariko haje kuboneka mubyara wanjye yemera kuza gusinya ko azanyishyurira, ati uyu mwana mumureka atahe, njyewe nzayishyura. Arabyandika arabisinyira. twihuse rero igihe cyarageze menya amakuru ko mama wanjye ariho. hahandi wamusize yari yaraje mu Rwanda. ni ukuvuga ngo wowe nubwo wagumye i Burundi, mama wanjye we yahise ataha? yego, hari Ingozi ni hafi y'u Rwanda. Amakuru yayumvaga cyane kundusha nk'umuntu mukuru. Igihe kiragera aravuga ati ngewe n'ubundi umuntu naje kumubaho bya masaidizi, reka nigendere. Ahita asubira mu Rwanda. Yego, asubiye mu Rwanda rero yaje kugera igihe hari abantu bavuye i Burundi, bavuye i Bujumbura bajya mu Rwanda, bari batahutse nabo. yego, nza kumenya amakuru rero ko mama wanjye akiriho. nicyo kintu cyanteye imbaraga zo kugira gute zo kugaruka mu Rwanda. wamenye ko yatashye akaba amahoro? nta nubwo ari kera cyane, ejo bundi muri 1999 mu kwezi kwa 11 nibwo wowe wapfuye? nibwo nagarutse. ubwo ngaruka, kugira ngo ngaruke nabwo ntibyanyoroheye, nagiye kuri ambasade y'Abanyarwanda, niyo yanzanye. Ambasade y'Abanyarwanda twari abantu nk'icumi icyo gihe, badushakira ukuntu dutuza dutaha nyine. ndaza ngeze mu Rwanda mbona mama wanjye, ndishima nawe arishima, kabona umwana uhetse undi, nari akantu gato kangana amazara, mutekerereza amagenzi, mutekereza ibyambayeho, ararira arumirwa biramurenga nyine. arambwira ati mwana wanjye komera. komera ihangane. no kwihangana nanjye ndimo nkubwira ni komera. nuko wabonye ugera mu Rwanda nyine. yego. hanyuma se wenda turenza aho ngaho, tuza no kuza kwegera ku musozo. hari urubyiruko kigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside. yego. urugero, hari umukobwa uzwi nka Teta Diane wigeze kwiyamamariza kuba Miss. nahoze mbyumva. kwiyamamariza kuba Miss mu Rwanda. hanyuma yagaragaweho n'iyo ngengabitekerezo. hari n'undi mwana wo mu karere ka Kicukiro, umukozi wo mu rugo, bahe message. hari n'igihe iyo abantu babivuga bagira ngo ni ibintu byo kwigirisha, ariko tanga message ku rubyiruko, tanga message ku Banyarwanda, abantu bose bahe message kandi bayakire. Message rero naho abo bantu bagifite iyo myumvire, iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'ivangura, bashaka kuvangura no gupfobya. Message je nabihera aka kanya nuko ibyo bintu bigomba kubavamo, bagomba kubyihana, bakabyivanamo kuko nta kintu byubaka. ntacyo byubaka ahubwo birasenya. babanze barebe aho u Rwanda rugeze, babanze barebe. mbonaho no gushimira leta yacu, leta y'ubumwe wacu, leta y'ubumwe
yaciye amoko mu irangamuntu ikuraho gahunda y'amoko. Utututsi mu irangamuntu. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru bampera umugisha. Ni ukuri. Kandi ikomeze ibashyigikire. Abayobozi beza. Ni ukuri iyo tutagira uyu musaza sinzi ikigihugu ko cyari kuba gihagaze. Byaravuye. Yaraje ashyira ibintu ku murongo. Umunyarwanda bumwe. Umunyarwanda bumwe. Yego. Ubuzima bumwe. Abo bantu rero ndabinginze ndabasabye baba urubyiruko abo bana batoya babyiruka mu by'ukuri numvise ibyo bintu by'uwo mukobwa n'uwo mwana ndumirwa nibagerageze kwikuramo ibyo bintu. Nta kintu byubaka muri iki gihugu. Dukeneye amahoro, dukeneye iterambere, dukeneye ubuzima bwiza, kuba turyama tugasinzira n'umutekano. Ibyo bintu by'ingengabitekerezo bikomeje byarema ikindi kintu cy'ikibombe ugasanga kiraturitse. Erega buriya icyo wenda nakubwira, hari abantu bonka amashereka mabi bakayonyera mu ibanga, mboneraho kubwira ababyeyi, ariko byarangira akazatunguka hanze. Buriya bari bose ni amashereka mabi bonse ari guhinguka hanze, amashereka y'ingengabitekerezo. Ntabwo ari byiza rero. Iyo tuvuze amashereka bataza kugira ngo ni yayandi yonse umwana, ni inyigisho mbi, ni utuntu tw'utugambo two kongorera abana, gucamo kabiri no kwigisha umwana umucengezamo amatwara y'ingengabitekerezo. Noneho bikazarangira bihingutse inyuma, akabitungurira aho abonye. Icyo akora mu byo nabonye ni uko abenshi babivuga muri iki gihe. Ari igihe abantu bavuga ngo kuki babivuga kino gihe, nuko bazi ko ari cyo gihe abantu bashaka gukomeretsa abantu, kandi noneho baba bazi ko noneho icyo bari buvuge kiri bwumvwe kikitabwaho. Kuko hari igihe burya ashobora kubivuga mu gihe kindi gisanzwe, abantu bakabifata nk'ibisanzwe bikanamenyekana byatinze. Ariko kuko iki gihe abanyarwanda bose baba bari muri gahunda yo kwibuka, ari umurongo w'igihugu, bumva n'iryo bari buvuge riri bwumvikane. Niyo mpamvu ayo mashereka akwiye gushira mu bantu, akwiye gushira mu bantu, abantu bakaba abanyarwanda, ntibaba bahezanguni. Tubumwe nta kintu byatumarira, nta kintu byatugezaho. Babyeyi mwigisha abana umuco uzira ingengabitekerezo ya jenoside, kuko yagejeje igihugu abantu barahabonye. Utari uriho yarakuze arabibona, amateka arahari, inzibutso zirahari. Sinibaza rero ko uyu munsi wa none wakwifuza rura Rwanda rwashize. Ruriya rwashize rwo nta n'uwarwifuza. Uwo muntu ushaka urwifuza rero n'ababeshyaga ko bariho nabo ubwabo nuko baje kumva inkotanyi zije bakirukanka bakajya mu mashyamba na hehe. Ariko ukurikije ibyo bavugaga, hari gusigara abandi. Bavugaga ko umuntu bemera ko ari umusederi, ari umuntu ucengeza intoki eshatu mu izuru rimwe. Ubu se ni bande bari gushobora icyo gipimo? Ninde wari kugishobora? Cyashyizweho n'abasederi nyine. Abo muri sederi ntago turi bubavugeho cyane, ariko niko bari barabyubatse. Bavugaga ko kugira ngo wemerwe nk'umusederi ari uko ushyira intoki eshatu mu izuru rimwe. Ibyo rero reka tubwire abantu ngo nibagarukiraho, baba ari abakuru n'abatoya. Ingengabitekerezo y'amacakubiri igeza kuri jenoside, ingengabitekerezo imena amaraso, ingengabitekerezo yambura ubuzima abantu, ingengabitekerezo icamo kabiri abanyarwanda. Abantu bayihagarikiraho, ahubwo abantu babe abanyarwanda bubaka igihugu, baba abanyarwanda nyine bakwiye kubaka igihugu. Yego. Hanyuma rero reka tugushimire. Ndashaka kugusaba ikintu, uko byagenda kose ufite inkovu, ufite ibikomere byo ku mutima no ku mubiri, ariko nkurikije uko nkuzi n'uko nkubona, wagiye wirwanaho kugira ngo ubeho, bigoranye ariko uriho, bivunanye ariko uriho. Urankundira rero tuzagukurarike, ubwira abantu urugendo rwa nyuma ya jenoside, uko umuntu abaho n'ibikomere kandi akabaho, uko umuntu abana ibikomere kandi bigakunda, tugomba kubaho ubuzima bugakomeza. Mboneraho no kubwira wa muntu
wumva akihebye nareke kwiheba. wari wihebye hari Imana. Nyuma y'ibi naje kumenya gusenga. yego mbona umunyenga uba urimo kuba mu Mana. nareke kwiheba, areke kwidroga, kuko ibyo akora ni ukwiyangiza kurushaho. yego sibyo? yego. reka rero tubashimire, yego. ahubwo rwose muri iki cyumweru n'ubundi tugomba kongera kubararika tukaganira ku rugendo rwa kabiri nyuma ya jenoside, n'ibyo bikomere ariko ukarwana n'ubuzima ukabaho, kandi ukaba ugeze uyu munsi noneho ufite abana 4, birumvikana uri kumwe n'umutware, ntago muri kumwe ariko ufite abana 4. Yego, tuzareba umubyeyi w'ibikomere uburyo cyo ashobora gutunga umuryango kandi bigakunda. yego, reka rero tugushimire. cyakora washyiraho nimero ya telefone umuntu wese wakenera kuvugisha cyangwa kuguhumuriza, yego, yakubonera ku yihe nimero? nimero yanjye ni 0788 0788 61 61 82 08. yego, murakoze. amazina ibonekaho ibaruye kuri Murekatete Gloriosa. hanyuma 0782 82 81 08 kuri Murekatete Gloriosa. uri hanze ushyiraho akamenyetso ko guteranya 25, imibare yindi niyo ngiyo, nimero ye ukaba urayibonye. Imana ibamugisha mwese mwari mudukurikiye. ubu buhamya tubasabe ngo mubuhe abandi, tubasabe mubuhe abandi, kandi ni ukuri umuntu akore subscribe, tuba tubaganiriza dukeneye yuko tubikomeza kubana namwe, ibiganiro byacu bizajya bikomeza, kandi natwe twifuza yuko igihe turimo tugomba kuguha ikigufasha muri icyo gihe. rero ntutandukane natwe, ubane natwe, kandi turifuza yuko mu gihe kiri imbere nawe uzaba uri umusaruro w'ibyiza, ubwira abantu ngo hari inyigisho nakuye kuri izi mbuga nkoranyambaga. hari benshi bazaho bagahura n'ibintu by'abatwika, by'ababeshya, ariko murabona ko tubazanira ubuhamya bwa ba nyirabo, bwo ubuhamya bugenda, ubuhamya bugaragara, bufite n'ibihamya kandi bigaragara. rero mubyeyi, Imana ikomeze komore, humura, aho ugeze niho heza kuruta aho uvuye, ntacyo kibaye kandi nturi wenyine, igihugu kiragufite kandi kikubereye maso. natwe turahari nk'abavandimwe, tuzakomeza kugufasha no kukugira inama no kugusengera, uhumure kandi Yesu azakugirira neza. reka rero dusoze tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha. murakoze cyane.